Uyu munsi turagaruka ku nkuru y'umwana muto ukunda gukina umupira cyane kandi afite inzozi zo kuzaba nka Cristiano Ronaldo. Uba ari umukinnyi w'icyitegererezo kuri uyu mwana muto w'imyaka 8, Christian Lalu. Mama wa Christian, Catherine, nk'umubyeyi wamushyigikiye kandi anamufitiye icyizere, agakunda kumubwira ko mbere yo gusimbuka umuntu abanza kwiga kugenda kandi akamukangurira kubanza gukora imyitozo cyane. Papa wa Christian aba yitwa George, waba yaragiye ku rugamba muri Afghanistan. Umuturanyi wabo Frank uhora agerageza gutereta mama wa Christian, nabo bafite abana babiri aribo Donald ndetse na Ed. Aba bombi baba bakina muri ekipe imwe na Christian. Nibyo bituma Frank ahari ifite Christian ndetse akanamucyura kuko bagiye kureba abana be. Ubwo bari mu myitozo, igihe kimwe coach Dominique yahaye Christian amahirwe yo kujya mu kibuga, gusa kubw'amahirwe make uyu mwana ntago abazi gukina neza cyane. Umukino urangiye, uyu mwana yatashye ababaye kubera ko nta gitego abashoboye gutsinda. Mama agerageza kumuganiriza ndetse akanamwibutsa ibyo papa wajya amubwira ko utagomba gucika intege kuko ari byo bizana intsinzi kandi ngo gutsinda niko kwihorera kwiza. Umunsi ukurikiyeho, ubwo Christian ari kwitoza gutera penalty we n'inshuti ye, umupira warenze igipangu ugwa mu rugo rw'umuturanyi. Uyu mupira wamwangirije n'ibihingwa. Uyu muturanyi yaraje arabatonganya, umwana yamusabye imbabazi ndetse amubwira ko yifuza kuzavamo umukinnyi ukomeye w'umupira w'amaguru. Umuturanyi wanga iby'umupira yamubwiye kugumana inzozi ze kure ye kuko biri kumwangiriza. Igihe cy'amarushanwa cyaje kugera, ikipe ya Christian yitwa Northern Stars yari yagiye gukina ndetse n'ababyeyi b'abana bari baje kureba. Nk'ibisanzwe Frank ntaba yifuza ko Christian ajya mu kibuga, ibi bigatuma Dominique amuhoza ku mwanya w'abasimbura. Igice cya mbere kirangiye, ikipe yari gukina bidashimishije. Mu kanya ko kuruhuka, coach asaba abana gukoresha system ya mpande eshatu nk'uko aba yarayibatoje ndetse no guhana pass kugira ngo baze gutsinda. Coach agerageza kubateramo agatege ngo arebe ko batsinda igice cya kabiri, gusa ikipe ntiyabashije gutsinda no mu gice cya kabiri. Mu minota ya nyuma coach avuga ko agiye gusimbuza Donald, umwana wa Frank, agashyiramo Christian. Uwo munsi Christian yakinnye neza ugeranije n'abandi bana. Ekipe yabonye penalty arayitsinda. Umukino urangira ari 1-1 ku mpande zombi. Umukino urangiye coach yaraje ashima ukuntu Christian yitwaye mu kibuga. Ku rundi ruhande, aho papa wa Christian nawe ari, George, ari ku rugamba. Biragaragara ko bazengurutswe n'abanzi impande zose. Icyari gikomeye kuri uru rugamba nuko n'umuyobozi wabo nawe aba yakomeretse. Nubwo abasirikare baba bameze nk'ababuze icyizere, gusa George akomeza kubareberera kandi akabizeza ko nta n'umwe uri busigare inyuma. George yaje kureba agafoto k'umwana we n'umugore we, ubundi urugamba rurakomeza. Nimubwo Catherine yari ajyanye umwana ku ishuri, ari gutaha yakiriye telefone bamubwira ko umugabo we yaburiye ku rugamba. Ibi bituma arangara akisanga yakoze impanuka. Ku mugoroba amasomo arangiye, Christian utegereje mama we ngo aza mu cyure yaje gucyurwa n'umuturanyi wabo Frank, ahita amujyana ku bitaro aho mama we abarwariye. Umwana byaramubabaje kubona ukuntu mama we ameze kubera ko nta wundi aba afite wo kumwitaho. Abagomba kuguma kwa Frank kugeza ubwo mama we azakira. Christian ageze kwa Frank yafashwe nabi cyane, bakamuraza ahantu habi ndetse imirimo yo mu rugo yose uyu mwana niwe wayikoraga, nko gukoropa, koza ibyombo ndetse n'ibindi. Rimwe Frank yabonye ko Christian adafite inkweto zo gukinana umupira, ubundi amujyana aho bacuruza inkweto. Bageze uyu mucuruzi yaberetse inkweto nziza zihenze, ubundi Frank aramwegera amubwira ko atari umwana we, amubwira ko ashaka inkweto za make ko n'ubundi atari umwana we. Uyu mucuruzi yamuzaniye inkweto ubona atari nziza, zigiye zifitemo amabara ya zahabu ukuntu. Umwana yarashimiye, bucye ajya mu myitozo, gusa uyu munsi yateraga amashoti neza kubera inkweto yari yambaye zidasanzwe. Mama wa Christian nawe wari ku bitaro yakomeje kwitabwaho n'umuforomo Mary White wamuteraga intege kubw'umwana we Christian. Nyuma y'ibyumweru bike, Northern Stars yaje kwakira undi mukino. Gutsinda umukino byari kubaha amahirwe yo kuva mu majonjora bikabashyira ku rwego rw'intara. Igice cya mbere cy'umukino kirangira ikipe idatsinze. Coach yafashe icyemezo cyo gusimbuza umwana wa Frank agashyiramo Christian. Frank akimara kubyumva yamusabye kwisubiraho. Coach yarabyanze. Frank nibwo atangiye kumwishyuza amafaranga yaramugurije mu minsi yashize. Dominique nyuma yo kubyumva arabyirengagiza, ubundi agaha amahirwe umwana muto Christian amahirwe yo kujya mu kibuga. Uyu mwana akimara kugera mu kibuga, umukino uhita uhinduka kuko buri shoti ryose kuri Christian riba ari igitego kubera za nkweto yambaye. Abantu bose banejejwe n'umukino, tutibagiwe na coach Dominique. Nyuma y'umukino, nyezamu wa Northern Stars akaba n'inshuti ya Christian by'umwihariko yamubwiye ko yakinnye neza ndetse anamwihanganisha ku bwa mama uri mu bitaro. Mu gutaha Frank aba yababajwe n'ibikorwa bya Christian
yamutegetse koza amasahani ndetse amubuza kongera kubonana na mama we ndetse no kuvugana kuri telefone. Nyuma y'imikino myinshi ikipe yakomeje gukina ari nako batsinda kubera Christian. Coach nawe yatangiye kunezezwa n'umukino w'abana. Itangazamakuru naryo ryaje kubimenya ubundi ritangira kujya riza kubera umukino w'uyu mwana ndetse no kwitwara neza, kugeza ubwo yatangiye kwandikwa no mu binyamakuru. Amakuru yaje kugera kuri Catherine kubera ibyishimo yahamagaye mu rugo kwa Frank agira ngo avugane na Christian. Ubwo Frank yabibonaga yanze kumwitaba kubera ishyari. Ku mukino wa nyuma w'amarushanwa, Dominique ahamagara ushinzwe amakipe ku rwego rw'igihugu akamusaba ko yazaza kureba umukino wabo. Muri uyu mukino Christian naho yitwaye neza. Ibi byaje gushimisha wa muyobozi cyane. Iminsi yakomeje gutambuka ari nako Christian arushaho kumenyekana, kugeza ubwo Catherine yatangiye kujya amubona kuri televiziyo, ubundi bikamushimisha cyane. Gusa nanone akababazwa no kuba George adahari ngo ubundi rebe uko umwana wabo asigaye akina umupira. Muri gaho Christian yabacumbitse, Frank nawe yakomeje kurushaho kwanga uwo mwana, yigira inama y'uburyo yamumanura ubundi akamubuza kongera gukina umupira. Igihe kimwe ubwo Christian yari mu myitozo yibajije niba akina neza kubera izo nkweto za zahabu. Ibi byatumye azihindura mu gutera amashoti. Yamenye ko imikinire yahindutse kubera inkweto yambara, kuko yatazambaye atera umupira nabi. Ibi byose byabaye Frank ari kubireba, bituma yigira inama yo gutwara izo nkweto za zahabu uyu mwana yambaraga. Yagerageje kuzimubuza ubundi agashaka kuzimwiba mu gihe umwana yabaga aryamye, gusa ibi ntacyo byatanze. Amarushanwa yarakomeje, Christian agahesha ikipe yo gukomeza mu yindi mikino kubera ubuhanga budasanzwe uyu mwana abagaragaza. Uyu mwana yakomeje kwamamara, atangira kujya avugwa no mu binyamakuru. Gusa mu rugo Frank abakimukoresha imirimo ivunanye. Igihe kimwe Catherine yahamagaye Frank ubundi amubwira ko ashaka kuvugana n'umwana we. Nubwo Christian yari amuhagaze iruhande, gusa Frank yanze kumuha telefone ngo bavugane. Kubera kwamamara kwa Christian, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza kumenya ubuzima uyu mwana abayemo. Nyuma yo kubyumva, Perezida yatumije inama y'abanyamakuru ababwira inkuru ibabaje y'uyu mwana. Perezida avuga ko azakora ibishoboka byose akagarura se w'uyu mwana mu rugo kugira ngo azamubone akina ku mukino we wa nyuma wa finale. Naho kwa muganga wa muforomo yabwiye Catherine kujya kureba umukino w'umwana we wa nyuma. Atarasohoka ahita ahura na sekreteri wa Perezida akamubwira uko Perezida yavuze. Ku rundi ruhande, igikorwa cyo gushaka abasirikare baburiye mu gikorwa nacyo cyaratangiye. Baje kubona aho abasirikare baherereye ndetse babagarura mu rugo. Nyuma Perezida yaje kongera gutumiza inama ubundi abasangiza amakuru meza ko abasirikare baje kuboneka, ndetse Perezida asoma n'amazina y'umwe mu bagarutse ni George Lalu. Catherine wari uri kureba amakuru yarishimye cyane. Perezida yakomeje avuga ku butwari bw'abo basirikare ubundi asezera avuga ko afite umukino agomba kujya kureba. Kuri uwo munsi Christian nawe yiteguriye kujya gukina finale. Yarasohotse, gusa ageze ku muryango asanga harafunze. Yari yakingiranywe na Frank ndetse na za nkweto za zahabu yari yazijyanye. Christian yagerageje gushaka ko yasohoka, niko kujya ku idirishya. Wa muturanyi nawe yumvisha ibihonda idirishya yasanze ari Christian ubundi amusaba kumufasha ngo amusohore. Yamubajije impamvu yamufasha. Christian amubwira ko ari we marayika we kuko nta wundi muntu wari aho hafi. Uyu mwana yakomeje kubwira amagambo meza uyu mugabo bituma agira amarangamutima. Ubundi ahita amena ikirahure aramusohora. Kubera ko amasaha yari yabafashe, umugabo yahisemo kumuha lift mu modoka ye. Gusa mbere ko binjira mu modoka yari mu igaraje, Christian yabonye ibikombe byinshi by'umupira w'amaguru byari biri aho mu igaraje. Niko kumubaza uko yabibonye kuko abazi ko yanga umupira w'amaguru. Uyu mugabo yabwiye Christian ko akiri muto yakinaga umupira, gusa ngo igihe kimwe yaje gukora impanuka, akaguru ndetse n'umugongo birangirika, bituma atongera gukina gutyo. Gusa amubwira ko uyu mwana yatumye yongera gukunda umupira bwa rimwe. Ikiganiro cyabo kirangiye, bagiye mu modoka. Kuri stade aho umukino wari kubera, Dominique yabajije Frank impamvu atari kubona Christian. Frank yamubeshye ko umwana wabo arwaye atari buze gukina uwo munsi. Umukino waratangiye, gusa ikipe yakinnye ibona nta ntege bafite. Mu kanya gato Christian yahise ahagera, gusa inkweto ze za zahabu ntazo yari afite. Ibi bituma atangira kwishidikanyaho cyane. Coach amaze kubyumva yamubwiye ko inkweto atari zo ngombwa, ko ahubwo we akeneye kwiyizera. Uyu mwana yagiye mu kibuga akomeza kuzirikana amagambo ya coach ndetse atsinda n'igitego cya mbere. Umukino warakomeje. Mu minota ya nyuma uyu mwana atera ishoti ryiza ubundi agatsinda igitego kimeze nk'icya Cristiano Ronaldo. Ikipe ye igahita itwara igikombe. Catherine nawe yageze kuri stade ubundi ahahurira na George. Bombi baje kureba umwana wabo azamuye igikombe. Umuryango wongeye guhura. Frank yagerageje kubegera, gusa Catherine ahita amukubita ingumi. Ubundi abwira umugabo we ko ari bubimusobanurire byose bageze mu rugo. Muri ako kanya Mitch, wa muyobozi w'umupira w'amaguru, yarabegereye ubundi asaba Christian ko yajya mu ikipe y'igihugu y'abatoya. Iyi filime irangira ikipe yatsinze bazamuye igikombe cyabo. Wifuza kuyireba yose ni The Golden Shoe yo mu mwaka wa 2015. Nkurarikira gukora subscribe
Kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha,